umugisha bashakashaka kumenya amakuru agize ubutware bw'Imana. Imana ibyo bintu irabizirikana kandi ibizabihembera igihe abantu batumvise. Ntabwo ndi bujye muri byinshi cyane ko mbese neza ko muracyashaka gukurikira indirimbo siko bimeze. Ndaje ngira vuba imwigisha ahagurutse ari korari burya ntabwo ibintu byumvikana neza. Ntabwo ndi buze kubatindira tubwiga icyigisho gito cyane ariko nifuza ko turaza kuba turi mu mwanya umwe kugira ngo ijuru rimanukire kutwumvisha iyo mbaraga y'ubutumwa bwiza. Reka turarike Mwuka Wera kugira ngo asabane natwe. Data mwiza Mana ishobora byose, tugushimiye kuko urukundo rwawe uhabwa icyubahiro. Ijambo ryawe rimaze gutambuka mu ndirimbo, reka ritambuke no mu ijambo ryo kumbura inyandiko zera ubane natwe. Reka ijambo ryawe wandikishije uryandike ku mitima yacu ndetse no mu bwonko bwacu kugira ngo tugende tubitekerezaho, kandi igihe turya turirye kugira ngo turikacange rihinduke impumeko n'impagarike yacu. Reka rero ubutware bwawe butume witeka ibyo tugusabye kugira ngo bigumane imitima yacu. Amen. Jya kwigana ingingo nto kuri uyu mugoroba ivuga ngo kugenda ku manywa, ugenda ku manywa ntasitara. Ugenda ku manywa ntagenza gute? Ubundi hatabaho ikindi kibazo cyo kuba umuntu atarangaye, ubundi umuntu ugenda ku manywa ntabwo asitara. Impamvu umuntu ugenda ku manywa adasitara ni uko nyine aba agenda areba, ariko ugenda nijoro we nawe ntabwo yasitara atarebye neza. Ugenda nijoro we arasitara. Tujya kureba mu irema, ndifuza ko tureba Imana icyo yaremye ku munsi wa mbere. Ntabwo turi bugiye kureba n'umunsi wa kabiri cy'Imana yaremye n'uwa gatatu n'uwa kane n'uwa gatanu, ahubwo icyo tugiye kureba umunsi wa mbere Imana yaremye iki. Mbese umunsi wa mbere Imana yaremye iki mu bashyitsi, mu bantu muri aha? Inde muntu w'abakizi ngo amanike? Umuntu amanitse ufata uwo bashaka. Yego, umunsi wa mbere ngo Imana yaremye isi n'ijuru, nta kindi kintu yaremye. Yego, aha, Imana yaremye ni iki? Umucyo. Murakoze, mwese mwavuze ibirukuri. Muri gahunda y'Imana ku munsi wa mbere Imana yaremye ijuru n'isi, ariko muri iyo si hari ikintu ijambo ry'Imana ryatubwiye, byanditse byera itangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi, isi yari itagira ishusho, yariho ubusa, umwijima uri hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Imana avuga iti habeho umucyo, umucyo ubaho. Havuga ngo iki? Gikoze ikibazo. Mbese igihe Imana yari ivuze ngo ntihabeho umucyo, umucyo ukabaho, mbese nyuma y'irema umucyo warakomeje ubaho? Warakomeje ubaho? Cyane rwose. Igihe cyose turaza kubona icyo bishushanya, ariko gahunda y'Imana turaza kubona ko ari nziza kuri twe. Ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi, isi yari itagira ishusho, maze ikintu cya mbere Imana yakoze hari umwijima ugendagenda, kandi uwo mwijima rwose wari mubi cyane. None ijambo ry'Imana tubwiye ngo nuko Imana itandukanya amanywa n'iki? N'umwijima cyangwa se ijoro. Mbese Imana itandukanya amanywa n'umwijima, Imana n'iki yavuze ko ari cyiza? Nijoro, amanywa. Iteka ryose muri gahunda y'Imana nta hantu Imana yigize igera kuri kw'ijoro ngo ivuga ati rwose ijoro ni ryiza riraboneye. Ahubwo ugenda agenda nijoro, ugenda agenda ku manywa kugira ngo butamwiriraho. Niyo mpamvu ikintu cya mbere Imana yakoze ku munsi wa mbere, Imana yaremye umucyo, maze umucyo iwutandukanya n'umwijima. Nuko n'amagingo n'aya umucyo uracyariho waremwe n'Imana. Imana rero ku munsi wa mbere Imana iba yifuza kurema umucyo mu mutima wakiriye Yesu Kristo, kandi igihe cyose umuntu yakiriye umucyo wa Yesu Kristo ntabwo yongera kugenda nijoro, ahubwo agenda afite umucyo kandi ntabwo asitara.
ikintu Imana iba yifuza muri gahunda yayo nuko umucyo w'Imana nituwemerera ukagera mu mitima yacu ntabwo tuzasitara. Mbese murabyizera? Reka ndebe umuntu byizera. Imana iho umugisha cyane. Imana yifuza ko ijambo ryayo turigira ryacu, maze kubwo kwiga ijambo ry'Imana kandi tunasenga, uwo mucyo w'Imana ukazukanika ku mitima yacu. Umurongo wa 3 baranditse ngo Imana yavuga iti reka mpere ku wa 2. Isi yari itagira ishusho, yariho ubusabusa, umwijima ari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana agendagendaga hejuru y'amazi. Imana iravuga iti habeho umucyo, umucyo ubaho. Imana ibona umucyo ko ari mwiza, itandukanya umucyo n'umwijima. Ibintu ndabikunda cyane kuko Imana ubwayo niyo yarebye maze ibona umucyo ko ari mwiza, maze Imana itandukanye n'umucyo n'iki? N'umwijima. Imana yifuza ko abantu b'umucyo ibatandukanye n'abo mwijima, ku buryo abantu bose barebye abantu b'umucyo bakavuga ati abantu bamenye Kristo, bamenye umucyo, bamenye izuba ryo gukiranuka. Imana ishimwe cyane. Imana yashyize umucyo wayo ahantu abantu bashobora kwitegereza, maze barabuka uwo mucyo bakabona ko umucyo nta handi uva kuri izuba ryo gukiranuka ari Yesu Kristo. Umurongo wa 5 baranditse ngo Imana yita umucyo amanywa, umwijima iwita ijoro, buragoroba buracya. Uwo ni umunsi wa mbere. Mu kintu cya mbere Imana ikorera umuntu ku munsi wa mbere, Imana ihita yereka umuntu umwijima urubuditse muri we, kuko hatangira umwijima. Mbese hatangira umucyo, hatangira umwijima. Noneho uwo mwijima, kuko abantu babibera mu mwijima, Imana yifuza gutangaza umucyo mu mwijima. Noneho Imana yatangariza umuntu umucyo mu mwijima, Imana igahita ibwira uwo muntu ati uwo mucyo mwisa amanywa, ntuzongera kugenda nijoro, kandi ubu uhereye none umubiri wawe wose wakiriye umucyo uva kuri Kristo. Igihe umuntu yakiriye umucyo uva kuri Kristo rero agendera mu mucyo, ahora umucyo ahokura kuri Kristo, kuko umucyo uri kuri Kristo ntabwo ushira, ntabwo uyenga. Niyo mpamvu iri somo n'ubundi irisobanura neza. Iri somo ryo mu Itangiriro igice cyaho cya mbere kuva ku murongo wa 1 kugera ku wa 5, hari isomo ririsobanura neza riri muri Yohana igice cyaho cya mbere umurongo wa 4 n'uwa 5. Yohana igice cya mbere umurongo wa 4 n'uwa 5 baranditse ngo muri we hari mu bugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Twavuga ngo iki? Muri Kristo tubonye ko harimo ubugingo, kandi ubugingo bwa Kristo bongeye kubuhuza n'umucyo w'abantu. Bivuze ngo iyo umuntu arabutswa Kristo, iyo umuntu afite Kristo mu mutima we, aba afite umucyo, ntagenda mu mwijima. Mbega amagambo! Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Mbega ibintu bibabaje. Muri Yohana baratubwiye ngo muri Kristo, muri we. Mbese turi kumwe? Muri we cyangwa se muri Kristo niho harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Ngo ariko uwo mucyo uvuye uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwagenza gute? Ndifuza ko dukoresha ibitekerezo cyane, sinze kubasiga. Tugaruke mu Itangiriro, igihe Imana yari igiye gushyiraho umucyo hari umwijima. Kristo yaje kwitangira abanyabyaha kimwe nanjye, kugira ngo umuntu wese uzarabuka ku musaraba azabashe kwakira umucyo uva ku musaraba, maze nawe agendere mu mucyo iteka. Ariko ikintu cyatangaje Kristo cyane kandi kikamutera ubwoba, ni ukubona Yesu Kristo agiye ku musaraba, maze kugira ngo yiherehezeho abantu bose, abantu bakanga kureba ku mucyo, bakanga gukira. Ngiye kubaza ikibazo. Mbese iki kibazo numva narigize no kukibaza, reka nyisubiremo. Mbese birashoboka ko mu buzima busanzwe mu bibaho, birashoboka yuko umucyo wavira mu mwijima abantu ntibamenye ko umucyo wavuye? Birashoboka? Ntabwo bishoboka. None se kuki bita bigera ku bintu noneho by'Imana ibyo bintu ntibishoboke? Hari umuntu waduha igisubizo? Tubonye ko mu bintu bisanzwe ntabwo umucyo ushobora kuvira mu mwijima ngo ntitubashe kudasobanukirwa neza ko umucyo wavuye. Birashoboka? Ntabwo bishoboka. Ariko ijambo ry'Imana tubwiye ngo uwo mucyo wavire mu mwijima,
ariko umwijima ntiwawumenya. Ubwo ikibazo gishingiye kuki? Gishingiye, hari umuntu mbonye asubije igisubizo n'undi cyiza, aravuze ngo ikibazo cy'ibyo bintu gishingiye kutamenya cyane rwose. Bishingiye kutamenya yuko umucyo waturasiye, abantu bakaba bagikomeje kwibera mu mwijima, abantu bakaba bagikomeje gukunda umwijima. Yesu Kristo igihe yamanikwa ku musaraba yireherejeho ku muntu yose, yireherejeho abantu bose, yaravuze ngo umuntu wese uzanyizera nzamuha ubugingo bwanjye kandi nzamuzura ku muzuko wa mbere. Igihe twiyunze na Kristo, Kristo aduha ubugingo bwe, maze ubwo bugingo bwa Kristo bukaba umwe natwe, maze twagenda imibereho yacu yose ikaba ihuje n'ubushake bw'Imana. Ariko akaga kabaho ni uko abantu banga kuza mu mucyo, bakigumira mu mwijima, bakabwira Imana ati Imana ntabwo tugushaka, ntabwo dushaka kujya mu mucyo wawe, twifuza umwijima, twifuza kugumira mu mwijima. Mwirangara ndabizi ko ku ndirimbo ntimwari murangaye, mugarura amaso. Korari irahari ntabwo yatsimbuye mukanyiraza, mureke dukurikire. Yohana igice cya 3 umurongo wa 19 baranditse ngo uko gucirwaho iteka ni uko umucyo waje mu isi, none tugiye guta tubona uwo mucyo uko wagenje gute, uko waje. Bibiliya tubwiye ngo nuko gucirwaho iteka nuko umucyo waje mu isi. Mbese umucyo n'ubu ngubu waje mu isi? Mbese ni abahe bantu biteguye kwemera uwo mucyo bakagendana nawo? N'ubu ngubu umucyo w'Imana urasara mu ijambo ryayo kugira ngo abantu bose bizeye uwo mucyo, Kristo abashe kumwe nabo, maze Kristo ajye mu mitima yabo abatsindire. Ariko abantu ntabwo bizera uwo mucyo, nta nubwo bashaka uwo mucyo, ntabwo bashaka ko Imana yabera umucyo ngo ibayobore. Uko gucirwaho iteka nuko umucyo waje mu isi, abantu bagakunda umwijima kurutisha umucyo, babitewe nuko ibyo bakora ari bibi. Gikoze ikibazo. Mbese umuntu ukora ibidahuje n'ubushake bw'Imana, ibintu binyuranyije n'amahame agenga Imana, abikora habona? Oya rwose, abikora hihishe. Muri uko yasiroga yacu, ubikorera bwacya. Abona mutari kubyibuka neza. Ikintu cyose gikorewe mu ibanga cyangwa se kigakorera hihishe, kigomba kuzagaruka kikajya habona. Twafashe urugero, umuntu atwara inda ariko akayitwara mu buryo bwa rwihishwa, kandi rwose agakora ibintu biri silent, ariko mbese igihe kiragera ikajya ku karubanda cyane rwose. N'icyaha nuko bigenda. Icyaha umuntu akomeza kugitwita, agakomeza kuyakuya akagihisha, ariko igihe kiragera kikabyara ingeso mbi ndetse n'urupfu. Imana iba yifuza yuko umucyo w'ijambo ryayo urasera mu mitima yacu, maze kuba kwakira ubuntu bwa Kristo bukiza, tukitandukanya n'umwijima. Baranditse ngo kuko umuntu wese ukora ibibi yanga urundi rugendo rwo kwezwa, noneho habasigaye icyo bita guhabwa gukiranuka. Uko gukiranuka duhabwa kugendana n'urugendo rwo kwezwa. Imana ishimwe cyane. Bivuze iki rero? Nk'uko umuntu yaturutse kure, umuseke uri gutambika akagenda aza gake gake, akaza kukugeraho wenda akiri kure, icyo warebaga ari ikanzu, ariko utabasha kureba kuri mitudomo tw'umukara, utabasha kureba ko ifite n'ibipesu, ariko ukagenda urushaho kugenda kwegera, ukarushaho kugenda ubona iki utudomo, ukarushaho kubona n'ibipesu, ukabona n'ibindi bintu biri ku mubiri we utarebaga akiri kure. Igihe umuntu atangira urugendo rwa Kristo, Imana ni igenda ikuza umuntu kandi ikagenda imweza. Nk'uko ijambo rivuze ngo ariko inzira y'umukiranutsi, mbese inzira irahagarara cyangwa irakomeza? Irakomeza rwose. Igihe Imana itubyaje ubutumwa bwiza, iba yifuza ko intambwe ya mbere iteye umutima wacu, iyo ntambwe ikomeza, maze kuba kwishingikiriza ku Mana, tugahindurwa n'Imana tugasa nayo. Niyo mpamvu iyi nzira
itambika irakomeza ikagenda. Uko umuntu arushaho kugenda yegurira Imana niko umuntu arushaho kugenda agana mu manywa. Mbese turi kubyumva? Noneho umuntu yavuye nijoro bubuditse, umuntu akomeza kugenda agenda agera ahantu umuseke watambitse, umuntu Imana igenda imuca ku buryo noneho imugeze ahantu bita umuseke, ikagenda iyobora intambwe ze ikamugeza icyo bita ku manywa. Mbese umuntu ku manywa wamureba ukavuga ati uyu muntu ndi gushidikanya icyo yambaye oya rwose. Bene data muteraniye kuri uyu musozi, Imana yifuza kudukura mu ijoro ry'ibyaha turimo, ijoro ry'ibyaha dufite mu mitima yacu, kugira ngo mu mitima yacu habudikemo umucyo, maze nitugenda ku manywa abantu ntibadutandukanye na Kristo wera w'Imana. Aya magambo arakomeye cyane ngo ariko inzira y'umukiranutsi ni nk'umuseke utambitse ugakomeza ukageza ku manywa y'ihangu. Bivuze ngo inzira y'umukiranutsi, umukiranutsi kuri buri ntambwe ahora yiyegurira Imana kandi abwira Imana ati Imana ko numva muri njye hari ibintu bidatunganye. Imana ikamuteza intambwe ikamukura ku ntambwe yarariho, maze Imana ikamugeza ku ntambwe yisumbuyeho. Urwo ni rwo rugendo Imana yifuza gukora mu mitima yacu. Isomo risoza cyangwa se igihamya gisoza. Ubundi abantu benshi ndabizi ko bakunda isomo risoza, bakunda n'ibintu bisoza. Hari igihe uri nko mu materaniro umuntu yasinziriye rwose, yasinzira utamenya ibirimo birabera mu materaniro, mubwiriza yavuga ati rwose tugeze ku isomo risoza, umuntu nibwo ahita aba maso. Umuntu ahita aba maso cyane ku buryo ahita ahuguka, ashobora no gutira bika ati ni muntiza ati ibyigisho cyaryoshye kandi ngo ntiyarahari. Muhuguke rero tugiye kugisoza. Baranditse ngo amagambo meza cyane aboneka n'ubundi mu kugana Yesu page 44. Aya magambo ndayakunda cyane, ndayabahaye yaba abi Kigali n'abandi barahanga bose. Aya magambo abera inkomezi, yaba n'abashyitsi mwese aya magambo abanezeza. Numwiyegurira uwo ni Kristo, ukemera ko akubera umukiza, azaguhindura umukiranutsi. Mbese Imana irabeshya? Nitwegurira Imana tutayiryagiye tutayibeshya, Imana izafata kamere yacu iyihindure kamere yayo, maze abantu niba tureba ntabwo bazavangura nakarakiranduka, ahubwo bazavangura muntu umukiranutsi wa Kristo. Niba reba imibereho yacu bazajya bahera ko bahimbaze Data wo mu ijoro. Imana ishimwe cyane. Numwiyegurira ukemera ko akubera umukiza, azaguhindura umukiranutsi. Uyu ntabwo ari umurimo umuntu yikorera, kuko nta muntu ukiranuka, hakiranuka Kristo, maze gukiranuka kwa Kristo akatubaraho tugahindurwa abakiranutsi kubw'amaraso ya Kristo. Naho waba waragize kubaho kwandujwe n'ibyaha byinshi. Ubu ibyaha byinshi murabyumva? Ni ibyaha ku buryo n'umuntu yireba akabona yagiye mu isayo. Ayandi magambo babyita ivata. Ku buryo umuntu abona yarigaraguye mu busambanyi, ku buryo umuntu abona yarigaraguye mu biyobyabwenge, Imana yamubwira ati wowe ibyo bindekere, nzaguhindura umukiranutsi. Imico ya Kristo ibarwa mu kigwi cy'imico yawe. Imico yande? Bivuze ngo imico ya Kristo ihitiza igahita isimbura imico yawe, kubera ko igihe Kristo yaragiye ku musaraba, Kristo yafashe ibyaha byacu byose bimushyirwaho kandi yari intungane, yari umukiranutsi w'Imana, maze aravuga ati kubw'imibereho y'aba bantu ndayibambuye, umuntu wese uzanyizera noneho nanjye nzamuha imibereho navanye mu bwami bw'Imana, nzamuha gukiranuka kwa Data, ariko gukiranuka kwe. Imico ya Kristo ibarwa mu kigwi cy'imico yawe, Imana ikakwemera nkaho utigeze ukora icyaha. Ese turi kumva aya magambo? Mbega Imana ukuntu dukunda. Ngo imico ya Kristo ibarwa mu kigwi cy'imico yawe, Imana ikakwemera nkaho utigeze ukora icyaha. Ibirutaho kandi ni uko Kristo ahindura umutima. Hari umuntu rwose ukajya ukumva umuntu baramwirahira, niba ari no muri korari ugasanga ni umuntu utajya uvugirwamo, nawe agahita bagateye abantu bose baranze ubu ngubu niko nteye. Ntabwo ari kuteye, ni kamere yanze guhinduka. Ati rwose njye nta muntu ujya umvugiramo, ati hoya, ubuntu bw'Imana bwiteguye guhindura umutima wawe.
imico ya Kristo ibarwa mu kigwi cy'imico yawe, Imana ikakwemera ntawe utigeze ukora icyaha. Ibirutaho kandi nuko Kristo ahindura umutima, aba mu mutima wawe kubwo kwizera, ukwiriye guhora ugirana umushyikirano na Kristo. Mbese Kristo bavuze ngo iki? Mbese Kristo nawe umutima wawe kubwo kwizera ubwo uzongera kujya mu mwijima? Oya rwose. Mujya mwibaza ngo ni ukubera iki ibi bintu bidashoboka? Ni ukubera iki gukiranuka kw'Imana hari twiga kutajya mu bikorwa? Muzi impamvu kudashoboka kuri bamwe? Ni uko abantu batagundira ijambo ry'Imana. Ntabwo abantu bagira ijambo ry'Imana umugenga. Hari uburyo umuntu ashobora kubana n'Imana ibyo bintu bigashoboka kuko biri mu ijambo Imana bisezeranye. Mbese ninde muntu ujya uvuga ati rwose uyu munsi ntabwo ndya nzamara icyumweru ntariye? Hari umuntu wavuga nta kibazo yahuye nacyo akavuga ati umva sinzongera kurya, nzamara icyumweru ntariye, none nzaba ndya mu cyumweru cya kabiri n'ubundi se kurya ko bihoraho. Hari umuntu wabivuga? Niba utabivuga rero kuki umara icyumweru utariye utize ibyanditswe byera? Ijambo ry'Imana niryo rikuza umukristo. Ijambo ry'Imana niryo rikiza ibishuko. Ijambo ry'Imana niryo ryirukana igicu cy'umwijima. Ijambo ry'Imana niryo ryirukana kuba umuntu afite agahinda. Ijambo ry'Imana niryo ryirukana buri kintu cyose umwanzi yaguteza akawukura ku Mana. Igihe cyose ijambo ry'Imana uzashyira ku ruhande, umwanzi azakubuza amahwemo. Ngo ibirutaho kandi nuko Kristo ahindura umutima, aba mu mutima wawe kubwo kwizera. Ukwiriye guhora ugirana umushyikirano na Kristo kubwo kwizera, no kujya umwegurira umutima wawe iminsi yose. Mbese harimo gucogora? Mbese harimo kubishyira ejo? Oya. Niba kurya utabishyira ejo, no kwiga ibyanditswe byera wibishyira ejo. Ahubwo bwira Imana ati Mana ndifuza kugusingira mu masengesho. Dukwiye kujya tugabanya ibintu bitari ngombwa. Ugasanga umuntu igihe kinini cyane akimara ku mbuga nkoranyambaga kandi nta n'ikintu kidasanzwe areba. Ntabwo ari amakuru y'akazi, ahubwo umuntu ari kuva hano ava kuri TikTok ajya kuri YouTube, ajya kuri Instagram, akaba ameze gutya ku buryo n'igihe avuze ngo agiye kwiga ibyanditswe byera, data ziba zifunguye, notification zimanuka. Abantu nta gihe bagira cyo kwiga ibyanditswe byera. Ubwo abo niko mu mujyi nabo mu cyaro nabo ibyanditswe byera bakaba bati rwose ndabona mu murima bitameze neza, ngiye kubagara, ariko buriya nimara kubagara ibintu bizaba bimeze neza, ubu nzasenga. Ibagara ryarangira agahita abona n'utundi turimo. Mbese iyo bavuye kubagara, ibagara rirangiye hakurikiraho iki? Hakurikiraho umuntu avuga ati ubu rero dore ubu ngubu ni ukwitegurira isarura. Atubisarura nirirangira ibintu bimeze neza, twarasaruye dufite ibyo kurya, ubu nibwo noneho nzasenga. Atubibagara n'Imana irabireba, ntabwo twafatanya gusenga no kubagara. Iyo isarura rije abantu bavuga ati ubu twasaruye, noneho umuntu aravuga ati ubu ngubu iki gihe izuba rimeze nkaho rigiye gucana, reka tube turimenge dushakisha uburyo twarima, dushakisha uburyo twakura amasinde kugira ngo tuzagere mu gihe cyo guhinga ubutaka bwariteguwe. Ugasanga abantu iteka ryose iteka ryose abantu barahuze, nta gihe uzabona cya nyacyo. Igihe cya nyacyo ni iki ngiki. Banditse ngo kandi nugenza utyo azajya gutera gukora ibihuye n'ubushake bwe. Amen. Imashini dore nayimanuye. Baratubwiye ngo nuko nitugenza dutyo, nuko nitubana n'Imana muri ubwo buryo bwo kutayimura, buri kintu cyose ngo ibyo mushaka byose menywe n'Imana, mubyingingiye kandi mushima, niyo kwizerwa izabisohoza. Ntabwo abantu bakigirira icyizere Imana. Umuntu ahura n'ikibazo mbere na mbere nk'aho yapfukamye ngo abwire Imana ati Mana ndumva ibintu bindemereye, undi muntu we wamubwira, ariko wabanje kubwira Imana. Ahubwo ikibazo cyose tugitura umuturanyi ukagera ku Mana umeze nk'ugiye kuyibwira raporo. Mureke tugarukire Imana, twiringire Imana kugeza ku rwego nawe abantu bo mu isi bose bava ku Mana, twebwe tuyinambeho. Nimugire amakenga y'uburyo tuzabaho. Imana ifite uburyo abantu bazagenda babaho. Ntugire amakenga y'ibintu ubona bimeze nk'ibidasobanutse. Imana irabizi neza yuko ukennye ifunguro. Imana irabizi neza ko ukennye umwambaro. Imana irabizi ko no mu nkono nta kirimo uyu munsi, ariko Imana irabizi neza. Baranditse muri Zaburi ngo nta marira Imana itabara, kandi Imana ibara kurorongotana ku muntu. Wowe bitura Imana.
niba ufite ikibazo cyose gitura Imana nk'umubyeyi wawe, ubwira Imana ati Imana, ibi bintu nge ntabwo nabyishoboza, mbizanye mu biganza byawe ngo mbiguhereze, ngewe ntabwo nyoko muntu nakwishoboza uno mutwaro wamena umutima, ndabiguhaye kugira ngo abe ari wowe ubisolvinga. Imana izagenda igusoreza amasezerano kuko yabisezeranye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nuko mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. Gira byo kubana n'Imana, uhita ubaza Imana ati Imana, niba ijambo ryawe wararyandikishije, keretse niba warabeshye, ariko ndi mu masezerano yawe, ndimo ndakwishyuza imigisha wasezeranye. Imana nibona ko ari ngombwa izajya iguha imigisha ituma utayivaho, kandi imigisha abantu bose bazava iburasirazuba, abantu bazava muri Etiyopiya nk'uriya mugabekazi baje kureba Salomo, bazava muri Etiyopiya baje kureba Salomo, bazava ahantu hose baje kukureba we muturage wituriye hano Nyakagezi, bazava imihanda yose baje kureba Imana y'umuntu bakimisagara. Amakuru azabageraho. Mureke twegurire Imana bikitwa none, mureke ijambo ry'Imana turigire nyambere, mureke Imana idushyire mu manywa yayo, mureke tugende kandi butaratwiriraho, kuko ugenda ku manywa adasitara. Nibyo nabasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mureke duhagurutse dusenga Imana. Data twese uri mu ijuru, Mana igira neza, tugushimiye kubera kandi ukiranuka, uhabwa icyubahiro. Ijambo ryawe ritweretse ko ushaka ko tujya mu manywa, kandi amanywa agomba gutangaza andi manywa mu mibereho yacu. Reka tukwakire kugira ngo tumenyeshe ibyayo manywa, ntabwo twabyishoboza nk'abana b'abantu. Duteraniye kuri uyu musozi twifuza ijambo ryawe kugira ngo rikome mu mitima yacu. Yaba ijambo ryawe rinyuze mu bihangano, cyangwa se ijambo ryawe rinyuze mu kuba abantu babwirwa kandi bateze amatwi havuga umwe, byose reka birushaho kutuzanira ibyiza. Reka aya magambo twize uyandike ku nkingi z'imitima yacu. Nubwo umuntu atavuga igikoreye umutima we, ariko ndabyizera kubwo kwiga ijambo ryawe yuko hari igikoreye mu mitima yacu. Reka tubyizere. Reka udufatishe imyanzuro ikwiye, kuko mu muntu nta myanzuro yo kukwegurira iba murimo. Reka rero ubuntu bwawe bukomeze gukora mu mitima yacu, kandi uduhire cyane, kandi imbabazi zawe zikomeze zitubeho n'izituveho. Reka uyu mugoroba ukomeze ubane natwe, kandi duhire, kandi imbaraga zawe zikomeze zikumire kwifuza kwacu. Nibyo nasabira abashyitsi, nkasabira n'umuntu wari wese uri aha ngaha, mu izina rya Yesu Kristo, amen.